nuko twaca mu bibazo, nuko ari byo bigeragezo, nuko ari byo bikomeye. Turi mu bihe bya corona, nawe yadusigiye ngaruka, ariko umenya ko urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditse kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Niyo mpamvu bidusabamo twebwe abantu b'Imana ntago tukwiriye gucika intege, tugomba gushakisha bwa bushuti twabwiwe hagati yacu n'Imana, tukamenya ko urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditse iki kimenyetso Uwiteka aza abe. Ushobora kubura akazi, ushobora kubura amafaranga, ariko ube wizera ko urufatiro rw'Imana ruracyahagaze mbere yawe, kandi rwanditse ikimenyetso Uwiteka azabe. Kandi mu gihe Uwiteka azabe ntabwo ari ng'umuntu, amenye icyo bakeneye, amenye icyo babuze, amenye icyo bifuza. Imana ishimwe, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana cyane muri iki gitondo cyiza, igitondo cy'ihumure, igitondo cyo guhura n'Imana. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia nk'uko bisanzwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro, Imana yacu ishimwe yo kuturinda, yo kwizerwa. Ngo Imana yacu niyo kwizerwa, ngo niyo kubikora izabikora, kubera ko ari yo kwizerwa, ngo no kubikora izabikora. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ni Gatera Jose nk'uko nabivuze guturuka muri Philadelphia, mbazaniye inkuru nziza ya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Duheruka ku ijambo rivuga ngo Yesu afite ubundi buryo. Kugira ngo bamwe twabanye muri iki kiganiro mwarabyumvise ukuntu Yesu afite ubundi buryo. Hari uburyo wabayemwo ariko urabona bukunaniye, hari uburyo wabayemwo ariko urabona budakunda, ariko uyu munsi nakuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu afite ubundi buryo. Nkubwira ngo humura, witinya. Witinya inzira urimo ko yasibye, witinya umuryango yawe ko yafunze, witinya kubona ibintu byabaye irudubi, witinya kubona ibintu bigukomeranye. Ndakubwira ngo Yesu afite ubundi buryo. Afite ubundi buryo yabana nawe, afite ubundi buryo yakwiyereka. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira ngo kugirana ubushuti n'Imana, ukihuza n'Imana, ukagirana ubushuti n'Imana, ukagirana ubushuti n'Imana, ukagira ubushuti burambye rwose, ukihuza n'Imana. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Imana iragira ngo mugirane ubushuti, wihuze nayo, mukagirana ubushuti burambye, butari ubw'igihe gito, butari ubw'akanya gato, ahubwo wihuze n'Imana, mugirane ubushuti burambye. Ushobora kuba waragiranye ubushuti n'abantu cyangwa se n'umuntu by'igihe gito, myaka 10, myaka 5, myaka 2, myaka 3, ariko bikarangira, bikagira igihe bikarangira rwose, bikarangira. Ariko ubushuti, kugirana ubushuti n'Imana, kugirana ubushuti n'Imana, ukihuza n'Imana, mukagirana ubushuti burambye. Ndagira ngo rero uyu munsi, iki gitondo, ese ni gute nahura n'Imana? Ni gute nagira umunezero wo mu gakiza? Ni gute nagira ya mahoro Yesu yavuze ngo mbasigiye amahoro isi idatanga? Ayo mahoro nayageraho ni ko numva abandi bavuga ngo barakijijwe, bumva bafite amahoro, ngo naho hazi ibyago byinshi ngo nda amahoro. Ayo mahoro bayageraho bati? Ukifuza ko ntunze, ko ntacyo mbuze, ariko numva nta mahoro mfite yo mu mutima. Noneho biva kuki? Biterwa n'iki ayo mahoro aturuka? Ni ukugirana ubushuti n'Imana, ukagirana ubushuti, ukihuza n'Imana, mukagirana ubushuti burambye. Abantu benshi bazize kutamenya. Abantu benshi bazize kutamenya. Ariko yiba waruzi aho amahoro aturuka, yiba waruzi aho umugisha uturuka, bituruka ku kugirana n'Imana ubushuti, ukihuza nayo, mukagirana ubushuti burambye. Uyu munsi rero nicyo nkwifurije. Nje nkuzaniye inkuru nziza. Ese mufitanye n'Imana ubushuti? Urumva warihuje n'Imana cyangwa wihuje n'abantu, none uri mu ngaruka zabo, baraguhemukiye, ntibakubaniye kandi babagire neza, uhora muri ibyo. Ndagira ngo rero wakire guhura n'Imana, ukagirana nayo ubushuti, ukihuza n'Imana. Wakire kwihuza n'Imana. Sinzi ibyo wihuje nabyo, ariko ntacyo bizakugezaho.
ikintu gikomeye ikibihatse ikibigenza shefu wabyo ni ukugirana ubucuti n'Imana ukihuza nayo mukagirana ubucuti burambye. Mwene data mukristo, mwene data mukozi w'Imana, muvuga butumwa, pasiteri, yewe mushumba, banza wihuze n'Imana. Izo ntama bizakorohera kuzigeza mu rwuri, kuzigeza aho zigomba kugera. Yewe mukozi w'Imana, Mose twagiye dusoma inkuru ze ngo ahagurutswa n'Imana, ariko kandi Imana igenda imuha amabwiriza, iramubwira tuzabigenza utyo uzabigenza utya. Hanyuma Mose ngo arateshuka, ntiyakora uko Imana yavuze, ntiyihuza n'Imana, ntihagirana nayo ubushuti, asa nk'uteshuka, asa nk'uwibagiwe. Imana yo wigiranye nayo ubushuti ikugeza aho ugomba kugera, ikugeza ku isezerano. Yugiranye n'ubushuti, kuko twabonye ko byageze akamubwira ngo Mose genda wimike Yoshua mwene Nuni akomeze uyu murimo nari naraguhamagariye. Igihe kinini rero uzasanga abantu bava mu masezerano, amasezerano yabo adasohora, kandi tukavuga ngo ariko si Imana yari yabivuzera. Niyo birashoboka ko ari Imana yabivuze, ariko kandi kubera ko mutagiranye ubushuti, utigeze wihuza nayo, ugasanga n'ubundi ni hahandi birarangiye, isezerano ridashyitse, urugendo rwawe rurangiriye mu nzira. Ariko ndashaka kukubwira ngo ugirane n'Imana ubushuti. Ndagira ngo rero dusome igitabo cy'Itangiriro ibice 6. Ndi kumwe n'umushumba wanjye uyu munsi, ndabishimira Imana, ndaza kumwakira, ariko reka dufashe ibice 6 murongo waho wa 13. Reka tuwasome. Umutwe w'ijambo ravuga ko Imana itegeka Nowa kubaza inguge. Imana itegeka Nowa kubaza inguge. Imana ibwira Nowa ati, Imana ibwira Nowa iti, iyererezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye. Imana ishimwe. Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri rije mu maso yanjye. Nowa yari afitanye ubushuti n'Imana. Nowa yari yarihuje n'Imana. Iyo ugiranye ubushuti n'umuntu uzabibwirwa n'iki? Nta kintu utazamenya kuri we. Muzaganira, muzagirana ibihe byiza, azakubwira icyifuzo cye, azakubwira icyo atekereza, azakubwira imigambi afite. Iyo bari inshuti. Imana ibwira Nowa ngo iherezo ry'abafite umubiri riregereje. Igirana nawe ibiganiro, igirana nawe ubushuti, baraganira. Imana itangira kumubwira ibyo itekereza, ibyo igambiriye. Uzaganira n'Imana igihe cyose iyo mufitanye ubushuti, izakubwira uko witwara, izakubwira ibyo igambiriye gukora, izanakubwira iti witinya. Umunsi umwe uwitwa Elisa ngo yatewe n'Abasiriya kubera gukorera Imana. Ngo baramutera kuko ngo umwami w'Abasiriya yari yavuze atari uyu muntu uri kuvumbura ibyo dukora ninde, baza kumutekereza ko ari uwitwa Elisa w'Umwisirayeli. Ngo babone mujye kumuzana. Ngo bucya mu gitondo ngo baraye bagenda, ngo bucya bagose umudugudu. Hanyuma ngo kubera kugirana ubushuti n'Imana no kwihuza n'Imana no gutindana nayo no kugirana nayo ubushuti burambye, n'igihe cyose ushaka ubushuti burambye n'Imana. Ngo haza Abasiriya, ngo umugaragu aravuga ati turashize, turapfuye, turashize. Ariko ngo Elisa aravuga ngo witinya, abaturinze bararuta abaduteye. Abaturinze nibo benshi kuruta abaduteye. Yari yizeye Imana, yari afitanye nayo ubushuti, yari azi ko hari ingabo z'Imana. Kubera iki? Kuko yari afitanye ubushuti n'Imana. Witinya Gihazi, witinya. Abaturinze, abo turi kumwe bararuta ingabo zaduteye, bararuta ziriya grenade, bararuta bya brende bajeho. Abo turi kumwe, abamarayika, ingabo zo mu ijuru zirakomeye, zirahari, ntugire ubwoba. Rero yabitewe n'iki? Yari afitanye ubushuti n'Imana, ntabwo yashidikanije. Imana ibwira Nowa iherezo ry'abafite umubiri rishyizweho iherezo, rirarangiye. Kubera iki? Yari afitanye nayo ubushuti. Umurongo ukurikiraho 14. Twinjire ku 14. Nuko rero
wibarize inguge mu giti cyitwa gofero, ugabanyemo ibyumba, wihome ubushishi imbere n'inyuma. iramubwira ati ariko nubwo iherezo rije, we wibarize inkuge imubwira icyo gukora. Uyu munsi ukeneye kubwirwa n'Imana icyo ukora. Ibyo ukora urumva nta cyerekezo, ubuzima uhagaze muri bibazo uko ejo bizagenda, uhora uterwa ubwoba. Nyambibabwira ko abantu benshi tuzira kuvuga ngo ariko ubwo hirya y'ejo bizagenda bite, ariko mwati we wiyubakira inkuge uyihomeshe n'ubushishi, kuko isi igiye gucura umwijima, igiye kubamwo, igiye guterwa n'amazi, amazi agiye kubicura burindi. Ariko wowe reka nkubwire icyo uzakora. Bari bafitanye ubushuti. Murongo wa 15. 15. Uyibaze utya. Uyibaze utya. Uburebure bw'umurambararo. Uburebure bw'umurambararo. Bw'iyo nguge. Bube imikono 300. Uburebure bw'umurambararo bube imikono 300. Ubugari bwayo bube imikono 30. Nabwo bube imikono 30. Uburebure bw'igihagararo bwayo bube imikono 30. Bube imikono 30. Tukomeze. Imana iguha umugisha. Amen. Ariko rero wowe Nowa, ni kwera iki byo biganiro wabikura he? Nowa Imana imubwira uko azabigenza, imubwira uko azabaho muri icyo gihe gikomeye. Yari imubwira iti ntutinye, wowe ubaze inkuge uyisiga ubushishi, hanyuma mikono yayimere gutya, upime gutya. Imubwira uburyo agenda ayagura mu burebure mu bugari impande zose. Agirana n'Imana ibiganiro kubera ko bari bafitanye ubushuti. Ariko yo nkubwira Imana ko ikuntumyeho ufitanye ubushuti n'Imana. Mufitanye ubushuti wihuje n'Imana. Urumva ariyo mwihuje cyangwa reba ibyo mwihuje, reba ibintu wihuje nabyo. Reba ibyo mwihuje nabyo. Uyu munsi ufata umwanzuro wo kwihuza n'Imana. Uyu munsi uhindura icyerekezo, ushake kwihuza n'Imana. Nibyo wakugirana ubushuti n'umuntu nta kibazo, ni nabyiza. Ariko iyo wabanje kugirana ubushuti n'Imana, ikwereka uko witwara, ikwereka uko wifata. Mwene data mu Kristo, ndashaka ko uyu munsi ugirana ubushuti n'Imana. Ndashaka ko uyu munsi wihuza n'Imana, mukagirana ubushuti burambye. Wewe rero Nowa, uyo nkuge uyibaze, burebure bwayo buzabungana burya, ubugari bwayo buzabungana burya. Byavuye kuki? Yatwibutse ko isi yigeze kurimburwa n'amazi, ariko hasigaye Nowa n'umuryango we. Ubundi abantu banga kumvira Imana, baravuga ngo Nowa nibyo yigira, Nowa nibyo avuga, ni ubuteka mutwe, aratekinika, nka bya bindi nawe ujya wumva bavuga. Ariko iherezo rya byose riregereje. Iherezo rya byose riregereje. Hunga urupfu, ihuze n'Imana, gira n'ubushuti nayo. Iherezo rya byose riregereje. Ibimenyetso turabibona. Tugeze mu gihe cyo gukizwa no kubaha Imana no kuyegera. Ihuze n'Imana, gira n'ubushuti n'Imana. Izakubwira, ibwira no uburyo azabaho, imubwira uburyo azihisha, imubwira uburyo azakira, imubwira uburyo azabaho, azatunga umuryango muri icyo gihe cy'ibibazo, imwuzure waraje mu gihe cy'akaga, mu gihe cy'ibibazo, atari ko wowe wibigenza utya. Bari bafitanye ubushuti. Iyo ufitanye ubushuti n'Imana, hari aho ubasha kugera, hari ibyo ubasha kubona, hari ibyo werekwa, hari umuburo w'Imana ukugeraho. Mwifurije igitondo cyo kugirana ubushuti n'Imana. Mwifurije igitondo cyo kugirana ubumwe n'Imana. Hari ibintu bikuyobeye, urabona ibintu byarahindutse, urabona amazi atakeri yayandi, urabona imbere bishobora kukugora. Ihuze n'Imana, mugirana ubushuti. Reka dusoreze kuri murongo w'9. Murongo ibice 9 umurongo umwe wa mbere. Ibice 9 umurongo wa mbere. Tubanziriza ku mutwe w'ijambo. Imana isezeranira Nowa isezerano. Imana isezeranira Nowa isezerano. Amasezerano tuyakura he? Uzarebe yutindanye n'umuntu ufitanye ubushuti, hari ibintu agenda gusezeranya, hari ibintu agenda gusezeranya, hari ibintu agenda kunguramo ibitekerezo, hari ibintu agenda kugata ariko twagira dutya, hari ibintu agenda avumbura kukurusha akakugira inama. Cyane ko dukunda kwihuza n'abantu bafite umumaro, dukunda kwihuza n'abantu bafite icyo baturusha. Rero n'Imana nuko Imana isezeranya Nowa
isezerano irarimuha. Umurongo wa mbere Imana iha umugisha Nowa n'abana be. Imana iha umugisha Nowa n'abana be. Ukeneye kubona umugisha uvuye ku Mana, ukeneye kubona umugisha uturutse ku Uwiteka, urahari. Yigeze isezeranya uwitwa Kuro umugisha, amubwira ngo Kuro, nzaguha umugisha, nzakingura inzugi z'imiringa, nzavunagura ibihindizo mbicemo kabiri, ngo amarembo yawe ntazugarirwa. Hari umugisha Imana itanga, hari umugisha Imana iha umuntu, kandi uwo ngo ntiyongeraho umuvumo, nta marira wubamo, nta mubabare wubamo. Ndagira ngo rero uwo mugisha uvahe? Imana iha umugisha Nowa n'abana be. Imana iguha umugisha, wihuze n'Imana, ugirane n'Imana ubushuti, imuha uburyo azihisha, imuha uburyo azabaho, imuha uburyo azanyura mu bintu bikomeye. Hari ibintu bikomeye byari imbere ya Nowa, ariko imuha uburyo azabinyuramo. Rero irangije ngo Imana imuha umugisha we n'abana be. Soza uwo murongo. Imana iha umugisha Nowa n'abana be. Iramubwira iti mwororoke, mugwire, mwuzure isi. Amen. Mwuzure isi. Imana iguha umugisha. Kororoka, kugwira, kwaguka, amahirwe, amavuta biva mu kwihuza n'Imana no kugirana nayo ubushuti burambye. Ndashima Imana cyane ko uyu munsi umushumba wacu yabashije kuboneka. Ndabishimira Imana. Turi kumwe rero, twazanye yaje kugira ngo nawe abaganirize, abasuhuze, arebe aho tugejeje, kandi n'ukuri ndabishimira Imana. Gutyo rero ndamwakiriye pasiteri wacu Serugendo Dismas, turakwakiriye. Imana ikugirire neza hamwe natwe, karibu, turakwakiriye. Imana iguha umugisha. Murakoze. Tunejejwe n'Imana iki gitondo cyiza. Nguko mama pasiteri yavuze, nitwa pasiteri Serugendo Dismas. Twagiriwe ubuntu n'Imana ikatuha umuhamagaro wayo. Tunejejwe nayo kubw'uyu munsi mwiza. Turabashubuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Tumvise ijambo nziza, kugirana ubushuti n'Imana. Ibyo ntago biza kubw'ububasha bw'Imana gusa, ariko bidusaba natwe intambwe zacu, myifatire yacu, gushaka kwacu Imana, byatuma ko twagirana nabo ubushuti. Nabonye ibintu bimwe na bimwe hano ku isi, gigiye ufite ubushuti n'umuntu umukomeye cyangwa umutunzi, umuntu yiyumvamo ko nawe arakomeye, ariko ni umuntu ejo nejo yahinduka. Twasanze ko utahinduka ni Imana. Niyo mpamvu bitusabamo kugirana ubushuti n'Imana, kandi mu gihe tufitanye ubushuti n'Imana, tufite assurance ikomeye ku buzima bwacu. Umukozi w'Imana arakoze kuri uwo mutwe w'ijambo, kugirana ubushuti n'Imana. Dore turimo kugenda dusatira ibihe bya nyuma, cyangwa se dusatira ibihe byo kugaruka kwa Kristo. Nasanze ko ari ibihe bimwe biruhije nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze. Twasanze ko ari bibe bikomereye abantu, bitusabamo kugira ubwenge no gukiranuka no gushaka bwa bushuti hagati yacu n'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana rigufi riri kuri Timoteyo wa kabiri, gice cya kabiri, murongo 1 wa 19. Ijambo riratubwira, nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditse iki kimenyetso ngo Uwiteka azi abe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bitatunganye. Urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditse iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Bibazo muri bihe bya nyuma turimo kuhura n'ibibazo byinshi. Imvura iratera ikazana ingaruka, mutingito waza ukazana ingaruka, izuba rikaka nawe rikazana ingaruka,
ibyo byose ni ibibazo ubona tugenda tuhura nabyo, rimwe na rimwe kubura akazi, ubushomeri, ubukene burimo buradusatira. Ariko nasanze mbona ko mu ibyo bibazo byose abantu benshi b'Imana barimo kugenda bacika intege, bamwe na bamwe barimo gusubira inyuma, bamwe na bamwe barimo kuva mu bushake bw'Imana. Ariko iki gitondo kiza icyo Imana itubwiye ati urufatiro rwayo ruracyagaze, rwanditse kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Nuko twaca mu bibazo, nuko ari byo bigeragezo, nuko ari byo bikomeye, turi mu bihe bya corona nawe yadusigiye ngaruka, ariko umenya ko urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditse kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Niyo mpamvu bidusabamo twebwe abantu b'Imana ntago tukwiriye gucika intege, tugomba gushakisha bwa bushuti twabwiwe hagati yacu n'Imana, tukamenya ko urufatiro rw'Imana ruracyagaze, rwanditse iki kimenyetso Uwiteka aza abe. Ushobora kubura akazi, ushobora kubura amafaranga, ariko ube wizera ko urufatiro rw'Imana ruracyagaze mbere yawe, kandi rwanditse ikimenyetso Uwiteka azabe. Kandi mu gihe Uwiteka azabe ntabwo ari ng'umuntu, amenye icyo bakeneye, amenye icyo babuze, amenye icyo bifuza. Mureke tushake bushuti n'Imana, mureke tube mu maboko y'Uwiteka, nitukakangishwe n'ibiriho, nitukafatshwe n'ubwoba, tumenye ko urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso Uwiteka azabe. Ushobora kuba uri mu bushomeri, menya ko Uwiteka azabe. Menya uri mu burwayi, menya ko Uwiteka azabe. Uri mu preavis, manizi abayo ntago izemera ko tukorwe n'iki n'isoni. Urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, niyo jambo nziza twakuzaniye iki gitondo. Rwanditse iki kimenyetso Uwiteka azabe. Kandi umuntu wese uvuga zina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Ibidatunganye niyo bituma bwa bushuti bwacu n'Imana bucika. Kuva mu bitunganye na niyo bituma bwa bushuti bwacu n'Imana bwakomeza. Ibyaha ntago byatuma twagirana ubushuti n'Imana. Nowa nimba nawe yagombaga kuba munyabyaha bityo gihe, ntago yagombaga kugirirwa ishurirwa yo kubaka inguge. Nuko Imana yabonye mutima wa Noha, buzima bwe bwose yavuye mu bitatunganye, akiringiye Imana. Nimba ari gusekwa, nimba ari kurara inzara, nimba ari kubura akazi, ariko njyewe nzakomeza ubushuti bwanjye n'Imana. Iyi minsi nabonye abakozi b'Imana, abantu b'Imana benshi bagiye bacika intege. Ariko iki gitondo kiza tukwibutse tena iri jambo ko Imana irakuzi, izi n'amazina yawe. Urufatiro rwayo ruracyahagaze aho uri hose. Uwiteka azabe. Ariko icyo atusaba nuko umuntu wese uvuga zina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Ibidatunganye ndago byatuhesha umugisha. Ibidatunganye ndago bizatugeza mu ijuru. Ni icyaha kirica, icyaha kirarimbura, icyaha gica busabane bwacu n'Imana. Icyaha byatuma tutagira ubushuti n'Imana. Umuntu uri mu byaha, nimba wagiraga iyerekwa mu gihe uteshutse ukomeze ugiye mu nzira itari nziza, niyerekwa y'Imana ntabwo ushobora kuyabona. Yesu atufashe, Yesu agukomeze, twihanganire bitugerageza, tumenye ko urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Abantu bashobora kukwanga, akazi gashobora kurangira, mufasha ashobora kukureka, ariko wizere ko urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze. Rwanditse kimenyetso kiza ko Uwiteka azabe. Utufashe kandi utushoboje, utufashe kandi udukomeze. Niyo jambo mukiranutse avuga mbere y'Imana, kuko twambaye umubiri, turacika intege, tuhura n'ibibazo, tukibagirwa ko urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Ariko ndagusabye gukomera, ndagusabye gushikama, umenye ko urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho ijambo nziza Uwiteka azabe. Rimwe na rimwe umuntu bashaka kukwibagirwa, rimwe na rimwe numva bamwe bavuga ko kuri computer babuze izina ryanjye, ariko Imana ntago ishaka kwibagirwa abe.
urufatiro rwayo ruracyahagaze, rwanditseho ikimenyetso kiza, Uwiteka azabe. Icyo atusaba gusa tuve mu bidatunganye. Si byiza gukorera Imana turi mu byaha, si byiza gukorera Imana twishushanya, si byiza gukorera Imana tugendera mu bitahesha izina ryawe agaciro. Twebwe tumaze kwitwa ko turi ubwoko bw'Imana, ni twebwe tuhagarariye Imana ku isi. Mukozi w'Imana niwe wahagarariye Imana. Muririmbyi umenya ko ufite impano ikomeye. Niyo mpamvu ntago tukwiriye kujya mu byaha, tugomba kugendana n'Imana nguko bikwiriye, tukayihesha agaciro kuko ariyo Mana, tukayihesha agaciro kuko yaratuhaye icyizere. Uwiteka abafashe, Uwiteka abagirire neza, kuko iki gitondo kiza, kuko mwumvise ijambo ryayo. Wowe urwaye menya ko urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Wowe uri mu bibazo menya ko urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Uri mu buhungiro menya ko urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Tugiye gusenga Imana. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe niyo rituyobora inzira y'ukuri. Ijambo ryawe ritwereka igipimo turimo. Na wundi wadufasha muri biye turimo by'imperuka. Ni wo kuriye gushoboza ubwoko bwawe, ukabakomeza mu rufatiro rwawe, ukabakomeza mu nzira zawe. Abari abakozi bawe, abakristo mwami, abari mu bibazo, abarwayi, abari kwa muganga, abari mu bikomeye, ni wowe rufatiro rwawe ruracyahagaze. Rwanditseho icyo kimenyetso ko Uwiteka azi abe, kandi mu magambo yawe watubwiye ko ntago ushaka gukoza ubwoko bwawe isoni. Niyo mpamvu tusengeye ubwoko bwawe, kiza abarwayi, weza abantu ibyaha, tandukanya abantu n'ibibi, tubashe kugendana nawe nguko bikwiriye mwami. Turasengeye abawe, ubashoboje, ubakomeze, komeza umurimo wawe, komeza itoro ryawe mwami, tubashe kugendana nawe nguko bikwiriye. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, urakoze Uwiteka, kandi ushoboje ubwoko bwawe. Ni mu izina rya Yesu tugusabye, amen. Urakoze mwami Yesu. Iri ni ijambo ryawe ndarisengeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rishyigikire, hagira abantu bihuza nawe, hagira abantu mugirana ubucuti, hagira abantu mwihuza. Mwami Imana, Mwami Kristo, iri jambo hari uwo rigenewe. Uyu mugore naryakire, uyu mugabo naryakire, uyu musore, uyu mukobwa nibahure nawe, kandi Kristo wanesheje. Urakoze kubikoze. Wongerera abantu agakiza, wongerera abantu imbaraga zo kugushaka, zo kwihuza nawe. Hari abihuje n'abantu barabahemukira, hari abihuje n'abantu babasiga mu cyeragati, ariko uyu munsi hagira abantu bihuza nawe, bagirane nawe ubucuti burambye. Urakoze Mana, ruhura abarushye, sengeye umuntu urwaye, sengeye umuntu uri mu kibazo, sengeye umuntu Mana uri mu mwenda, sengeye umuntu washoye, kugira ngo urambure ikiganza baze kwifuza kwa buri wese. Urakoze Yesu, urakoze kubikoze, urakoze ko urambure ikiganza. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Reka mbahe telefone ni 0785 98 944, 0785 98 944, na 0722 74 34 931. Nabahamagara mugahamagara, ese ni gute wamfasha kwihuza n'Imana, ndumva nabishoboye, kugirana nayo ubucuti ndumva ntabishobora, ni iyihe nzira twakugira inama nk'abakozi b'Imana. Imana ibaha umugisha, amen.